Ako se ubuze. Nagushaka kubwira umuntu ngo mwaramutse. Mwaramutse. Yego mama. Mwaramutse. Meze neza. Sha byashize iminsi tutabonana. Sha ntabwo byakunda pe. None se oya hari izindi gahunda nari mfite uyu munsi ntabwo byakunda. Oya none se ubwo nyine wumvaga ko igihe cyose unshakira wahita umbona kuko. Sawa ntari tuzabona mu itaha. Sure zibyukira umuntu. Aho ukarana ukabyutse kambwira ngo tubonane. Ahubwo kabuze ikibazo kimwe. Umutipe wa kane wanzi ko mubonana wowe. Ugameze ati. Ni umutipe se? Ni umusore se? Nta cyari cyari aho ngari gafifi imeze nawe nzi nkwereke. Kantu. Karaho kari kwizunguza kameze nabi. Ndebera. Uyu mutipe muraziranye? None ko wikangira umusaza. None kuvuga ngo udashinga utabyina? None. Utambwira ko mukundana. Wowe ku myaka yawe yo gukundana urabizi. Mumbabarire noneho mu bintu dukora mumbabarire umuhungu tumuvane muri zidero. Haze kuzamo. Ariko se muri gupfa iki? Nyumvira uyu mwene wayo. Muri gupfa umugabo? Wanamureke twikorera akazi. Mani nabyakazi. Mu bintu dukora ibyo dukorera abandi ntabwo nshaka ko tukurira umutipe kuko ndamukunda pe. Ntabwo nshaka ko dukorera. Uzasohoke muri ngo kuko ntacyo wabumaze. Ugenda ujye gukundana izo nkundo zawe. Mbere yo kumbwira nabi reka mbanze mubwize ukuri. Sometimes twirengagiza ko nubwo turi muri uyu mwuga umugabo araryoha tuzagira igihe dukenera umugabo tukabyara tukabadamu nk'abandi tukubaka none se tuzabisaziramo. Umugabo araryoha koko nawe yarakuryoheje. Oui, yalla makuru. Mbabarire kongera gutesha umutwe. Nabuze amahoro tu. Nakubwiye usange kuri fine guest no naje gucumbika tu. Fine guest? Okay, ndi mu nzira ndaje. Uraje none hasi? Ndi mu nzira ntabwo tuba tugenda. Sawa sawa merci sibyo? Kandi urakoze. Hano ndakunda cyane. Shani heza haratuje. Haratuje cyane. None buriya hari ikintu cyambere makundira. Hano hari isuku. Hano reka isuku. Abakozi baba kwakira neza ukumva uranyuzwe. Ni heza nanjye ndumva ntameze neza. Ubundi njye nafashe umwanzuro ko iyo nkoreye mu ntara i Musanze ni hano. Nahandi hano nanjye. Amakuru se bimeze biti? Ni meza ndashima Imana. Ndanishimye kuba nakubonye kandi byawe bigiye kugorana. Numvaga umutima uri gukubita ariko nyine nawe ndashimira Imana. Buri hari ikintu cyambere umuntu yishimira kubona ibintu uri gusaba ugenda ubigeraho. Neza maneke. Niba neza mutesi. ni sawa. Kwari service twashaka gusaba. Ushaka service imeze gute? Nta kantu ushaka gukora nako karatwara 30 minutes gusa. Ngiye gukora ibintu bijyanye n'iki bimeze gute? Nta gasenda ushaka gushyira muri filime tu. Nshaka gukina filime. Muranyamamariza mushyiremo final guest house. Cyose cyo mudashaka rwose. Ariko ndabaye iminota 30 kuko saa sita mfite abandi bantu ndi bwakire mona. Nta kibazo. Murabyubahiriza? Cyane. Okay, reka mbwira abakozi banjye bajye ku ruhande tubaho umwanya mukuru gahunda zanyu zose. Zamurakoze cyane. Sawa. Buriya nicyo kintu cyambere gishimisha. Ndikumva mbere. Urumva ukonje? Nakoti sinaza. Oya nose nta mupira w'imbeho ufite hano. Mu cyumba ariko harimo amakoti. Niba bitakubangamira se wahita tukajyana ukaniza. Ntabwo byambangamira ahubwo nabuze ukuntu mbikubwira nabonaga mbikubwira uza kumbona mu yindi shusho tu.
Byaba ko ndi seriye kambanze mpungurura. Ikibazo. Nahise ko ndakubangamira. Pagina yacu. Ako tugiye wavuga utavuga kamubwira Dina ndi kumva mfite ubwoba byataje. Ubwoba bw'iki kandi guseke bagireka kuba umwana ufite ubwoba bw'iki? Ntabwo wa muri business one. Mbere yo kuvuga abanza umenye ubwoba mfite bw'iki. Ufite ubwoba bw'iki sohoye? Kuko nirashobora kuryamana n'uwo mutipe. Cool down. Ntabwo yabikora se urangije yuko akazi dukora nta bintu byo kuryamana birimo wowe. Okay, fine. Deal tayari. Wow. See you again. Take care, Shiri. Allô? Oui. Ndakumva neza. Shawura nyihanganira kabisa nabanje gusubira mu rugo kuri hoteli. Oya, ni ibintu nashaka kumaza gufata nkahita nza mu kazi nona. Inama. Sawa nta kibazo, reka mbwire umutwe turi kumwe ndebe ukuntu nayatendingaho gatoya. Mwakoze cyane. Nta kibazo twanaganira kuri telefone nta rimwe. Nta kibazo twaganira noneho. Twaganira kuri telefone nta rimwe. Sawa sawa nta kibazo.
bazi gukina filime kabisa. Muvana uko umboneye. Abakobwa banyuze hano bari mu modoka. Bari gukina filime. Boss, telefone y'akazi irabuze. Nawe barakwibye. Ahubwo se ubwo se witwaye. Oya mana ntago ngize niba. Kwizina ry'Imana ngujina gukize. Oya ntago ngimba twe. None numukobwa turi kumwe urumva? Musiga muri douche. Numukobwa turi kumwe. Musiga muri douche urumva? Kandi nsanga telefone ibyangombwa kubura ibintu byose babyibye. Turabwirwa n'iki ko batekanye batyaza. Mani ntabwo ngina kwizina ry'Imana ngujina gukize. Ahubwo ama telefone yamamagara umushuti wa mayi nimero ye. Abateka mutwe mwarateye. Ibyo bintu by'ubujura muzanya. Allo Sam uri hese umva mwana mbabarira rwose nimero wamaye wa mukobwa aranyibye iratebuke aranyibye nsanga no kuri hotel niho ndi ihute niho ndi gira vuba bamfashe bibye ibintu byanjye batukura n'ibya hotel sawa turi nguru yaraje witonde gato okay vayo buri hano vayo kujyana kwereka aho oya itonde turi kumwara kwizina ry'Imana gatwikwe Imana ntabwo rigeze niba wambabariye ko kwizina ry'Imana gatwika bibiliya grafe Tipo wana bitebyema nkeneye kwinjira hano ukeneye kwinjira nuse urace mu nzira zitemewe ntiwongere kunkoraho nkeneye kwinjira cyara ruguru ufite mugenzi wanjye ufitemo ikibazo hano kandi ngomba kumukiza va mu nzira mugenzi wawe cyane wandi wibye telefone ngo akora iki umutipe yibye telefone umukire yiba telefone gute mvira mu nzira cyo umukire Allo Grafe kuna ndo mubazi bihe oya bafate mu hotel ngwino nabaje gusa ihute niho ndi sawa kugambana